Mwiriweho neza mwese bakunzi bacana inkuru za Bibiliya. Uyu munsi tugiye kuganira ku nkuru nayo iboneka muri Bibiliya. Iyi nkuru abenshi muri mwe mushobora kuba muyizi. Uyu mugabo tugiye kuganiraho mushobora kuba mumuzi ariko mutazi neza uko byatangiye. Reka dutangire n'inkuru yacu. Inkuru tugiye kuganiraho uyu munsi iboneka mu gitabo cy'Intangiriro igice cya 6 kuva ku murongo wa mbere gukomeza igice cyose. Byatangiye biti. Inkuru yacu itangira ivuga ko ku murongo wa mbere w'igice cya 6 abantu batangiye kugwira mu isi babyara abakobwa. Nuko bamaze kubyara abakobwa ngo abamarayika bari mu ijuru barabitegereza babona ko abakobwa b'abana ari beza. Maze baramanuka bava mu ijuru baza ku isi ngo batoranya bamwe muri abo bakobwa baryamana nabo. Uwiteka yitegereje ibyo bintu bibaye ngo aravuga ati umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu iteka ryose kuko ari abantu b'umubiri. Nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Imana ibonye icyo kintu kibaye hagati y'abamarayika n'abantu, irangije iravuga ngo singiye gukomeza kuruhanya n'abantu, kurama kwabo kubaho kwabo kuzaba imyaka 120. Kandi icyo kintu cyari ikintu gikomeye kuko muri iyi nkuru yacu uraza kumva ukuntu ba Nowa bo baramaga mu myaka kugera muri za 100. Ariko icyo cyaha kibaye hagati y'abantu n'abamarayika bitumye iminsi yacu igabanuka ku buryo abantu bazajya babaho batarengeje imyaka 120. Ku murongo wa 4 w'igice cya 6 hakomeza havuga ko muri iyo minsi ndetse na nyuma yaho abana b'Imana y'ukuri, ubwo ni abamarayika, bakomeje kuryamana n'abakobwa b'abantu babyarana abana b'abahungu. Abo bana b'abahungu babyaranye bari abanyambaraga cyane ngo bitwaga abanefili. Babayeho baba ibirangirire ku isi hose muri icyo gihe cya kera. Ku murongo wa 5 havuga ko Uwiteka yitegereje ngo yareba mu mitima y'abantu, yareba abantu bari ku isi icyo gihe akabona mu mitima yabo ari habi cyane, kandi no kwibwira mu mitima yabo ari kubi iteka ryose. Umurongo ukurikiyeho urababaje ngo Uwiteka yicuza kuba yararemye umuntu mu isi, bimutera agahinda mu mutima. Ibaze nawe aho Imana isumba byose, ishobora byose, yaremye umuntu mu ishusho yayo, ikamurema imukunze, yitegereje ngo bikayitera agahinda mu mutima, ikibaza ati kuki naremye umuntu koko? Bitewe n'uko ububi bw'abantu bo muri icyo gihe kwari kubi cyane. Ku murongo wa 5 habivuze neza ngo kwari kubi gusa iteka ryose. Imana imaze kwitegereza ibyo bintu byose, uzi umwanzuro yafashe. Ku murongo wa 7 haravuga ngo Uwiteka aravuga ati nzarimbura abantu naremye mbatsembe mu isi, uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, kuko nicujije yuko nabiremye. Ibaze nawe, ese uri kubasha kwiyumvisha agahinda gakomeye Imana yagize mu mutima wayo bitewe n'uko yaremye umuntu? Igeza aho ifata umwanzuro wo kuvuga ngo nzabirimbura byose. Ese koko yarabirimbuye? Reka twumve niba yarabikoze. Inkuru yacu ikomeza ivuga ko muri abo bantu babi ba kera bari babi kandi cyane, ngo Imana yitegereje ikabona muri bo umugabo witwa Nowa. Ese muri abo bantu babi ba kera Imana yicujije kuba yararemye uwo mugabo witwa Nowa, Imana ibonye muri abo bantu babi kandi ikamukunda, yari muntu ki? Ku murongo wa 8 haravuga ngo Nowa agirira umugisha ku Uwiteka. Nowa yari umukiranutsi, yaratunganaga rwose mu gihe cye, kandi Nowa yagendanaga n'Imana. Wumvishe Nowa yari ari we yatoranyijwe n'Imana mu gihe cye, agirira umugisha ku Mana, ariko bidatewe n'uko Imana irobanura ku butoni, ahubwo ngo bitewe n'uko Nowa yari umuntu ugendana n'Imana, ukiranuka mu byo akora byose. Uwo mugabo witwa Nowa yari yarabyaye abana b'abahungu 3. Umukuru yitwaga Shemu, uwa kabiri yitwa Hamu, umuto muri bo yitwa Yafeti. Ubu noneho aho tugereye aha, nizere ko wabashije gusobanukirwa inkuru yacu
tukaba twakomeza, kuko tumenye Nowa uwo ari we, tumenya n'abo yabyaye abo ari bo. Reka dukomeze inkuru yacu. Ku murongo wa 11 ngo isi yari yononekaye mu maso y'Imana, yuzuye urugomo. Imana ireba isi, ibona yuko yononekaye, kuko abafite umubiri bose bari bononnye ingeso zabo mu isi. Tugeze ku murongo wa 13, Imana ibwira Nowa iti iherezo ry'abafite umubiri bose rije mu maso yanjye, kuko isi yuzuye urugomo ku bwabo, dore nzabarimburana n'isi. Nuko Imana irangije ibwira Nowa ati kuko ukiranuka mu maso yanjye, ukaba utandukanye n'ab'igihe cyawe, ibariza inkuge mu giti cyitwa goferi, ugabanyemo ibyumba, uyihomesha ubushishi cyangwa se godoro imbere n'inyuma. Ku murongo wa 15 n'uwa 16 hagaragaza ko Imana yamuhaye ibipimo cyangwa se mezire yagombaga kugenderaho igihe yari kuba ari kubaza iyo nkuge, igihe yari kuba ari kuyubaka. Ku murongo wa 17 ngo dore nzazana umwuzure w'amazi mu isi, urimbura ibifite umubiri byose biri mu mwuka w'ubugingo, ubitsembe hasi y'ijuru, ibiri mu isi yose byose bipfe. Wumvishe icyari gitumye Imana ibwira Nowa ko agomba kubaza inkuge kandi akayihoma neza ayihomesheje godoro, akayiha n'ibipimo agomba kugenderaho kugira ngo azabashe kwirokokeramo, kuko Imana yari igiye guteza umwuzure mwinshi cyane mu isi. Ku murongo wa 18 Imana iramubwira ati ariko nzakomeza isezerano ryanjye nawe, uzinjirane muri iyo nkuge n'abana bawe n'umugore wawe n'abakazana bawe, ubwo ni ukuvuga abagore b'abahungu be. Ku murongo wa 19 w'igice cya 6 harakomeza kandi ngo mu moko yose y'ibibaho bifite umubiri byose uzinjize muri iyo nkuge bibiri, ngo ubirokokane nawe, bizabe ikigabo n'ikigore. Mu nyoni n'ibisiga nk'uko amoko yabyo ari, no mu matungo nk'uko amoko yayo ari, no mu bikururuka hasi byose nk'uko amoko yabyo ari, 2 by'amoko yose bizabaho uri kugira ngo birokore. Kandi uzijyanire mu biribwa byose, ubyihunikire, bizabe ibyo kubatungana n'ibyo muri kumwe. Nowa agenza utyo, iby'Imana yamutegetse byose aba ari byo akora. Inkuru yacu y'icyateye Imana kurimbura isi naho irangiriye, ariko ikomeza no mu bindi bice twazakomeza. Noneho ariko nashakaga kukubaza, ese uri mu bo batera Imana agahinda mu mutima ikicuza kuba yarabaremye, cyangwa uri mu bo Imana yakitegereza mu isi ikavuga ngo uyu muntu uko bigenda kose agomba kurokoka?